wari uzi ko kugira inda nini cyangwa inda ibyibushye ari ikimenyetso cyerekana ko ubuzima bwawe butameze neza? Hari abantu rero bifuza kuba bagabanya inda kubera ko bashaka gusa neza, cyangwa se ugasanga umuntu afite inda nini cyangwa arayikunda rwose ngo ituma agaragara nk'aho ari umukire, cyangwa se ugasanga ngo nta kintu mutwaye kuko abona biberanye wenda n'ibiro afite cyangwa n'uburebure afite. Ariko uko byagenda kose, inda ibyibushye, inda nini ifite ibinure, ni ukuvuga kugira ngo inda yawe ibyibuhe nuko ufite ibinure. Icyo gihe rero iyo nda uramutse ubaye byiza wakiga kuyigabanya byihuse, kuko niho herekana ko ufite ikibazo ushobora cyangwa nimba utagifite umunsi mu minsi izaza ushobora kukigira, harimo nka diyabete ya kabiri, kugira indwara z'umutima, kanseri, amakanseri menshi, kanseri y'ibere, amakanseri y'ubwoko bwinshi ashobora kuba yaturuka aho ngaho, kugira ikibazo cy'umwijima, kuko ibinure byo kunda ni ibinure bibi cyane bishobora kuba byagukururira indwara. Ibinure bitagira icyo bitwara ku mubiri w'umuntu ni ibinure byo ku kibuno, ahantu usanga umuntu afite amabuno manini, ariko ubundi ibinure byose wagira ahandi hose, yaba ku maboko, byangiza ubuzima bwawe. Rero aha ngaha tugiye kuganira ibintu bitatu gusa byagufasha kuba wagabanya ibicece cyangwa se inda nini, inda ibyibushye mu buryo bwihuse kandi bitagoranye, mu gihe gitoya, hagati y'amezi y'ibyumweru bitandatu. Aha ngaha ni ukwezi n'igice. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze mu byumweru bitandatu ndetse no mu byumweru bine uba utangiye kubona impinduka. Rero ntucikwe, urebe na video kugeza irangiye, kuko ibintu tugiye kuvuga ni ibintu by'ingirakamaro kandi ndabizi neza ko bikora. Muri kumwe rero na Igishaka Liliane, aho kandi mbere rero yuko dutagira icyambere, reka tubanze turebe umuntu amenya gute ko ubundi inda ye ibyibushye koko ikwiye kuba yagabanywa. Tuvuge nimba uramutse wiriye nk'ikinyunguti, urabona ire nk'ikinyunguti aha ngaha haza akantu gatoya, ariko hari ukuntu ufata nk'ikinyunguti ku nda yawe usa nkaho uyishonye, none ugasanga ufashe ikintu kinini. Aha ngaha umenye ngo inda yawe ni ngombwa kuyigabanya, kuko biba biyerekana ko n'ubuzima bwawe buri mu maga. Aha rero ni nayo mpamvu rero ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubanza ukagabanya ibiryo, kuko kubyibuha k'umuntu uwo ari we wese, aho wabyibuha ari ho hose, biba byatewe n'ibiryo n'ingano y'ibiryo urya. Iga kugabanya ibiryo, umenye ngo nimba utari bukore ikintu kiri bugutwara imbaraga nyinshi, rya ibintu byinjiza amakarori make mu mubiri wawe. Kandi ikindi wirinde kuryagagura, niba wafata aka buri munota buri saha, ahubwo umenye ngo nimba ari 3 ku munsi urya abarako, nimba ari 2 ku munsi urya abarako, ariko wirinde kongeraho izindi nshuro zindi ushobora kuba warya snacks cyangwa se soft drinks nk'amafanta, udushokora ku ruhande. Ibyo bintu ukagenda ubyihorera. Aha ngaha rero iyo umaze kugabanya ibiryo utangira kubona impinduka. Icya kabiri rero ni uburyo ushobora kuba wagabanya ibiryo byawe noneho ukabigeza kuri 500 ku munsi. Ushobora kwibaza rero ngo 500 ku munsi narinzi kumara. Biba byiza ugiye upima nk'ibiryo byenda kujya mu gipfunsi, akaba ari ibyo ugenda upima. Ni ukuvuga ngo nimba buri bwoko bw'ibiryo ugiye kurya, tuvuge ugiye kurya umuceri, imboga, urarya inyama, ushyireho wenda imbuto, noneho icyo gihe ugiye gupima, tuvuge iyo ari ibinyamafu upima bijya mu gipfunsi. Iyo ari imboga, muzi ko imboga ziba zikungahaye ku mazi kandi neza ku buzima bwacu zo ugira nyinshi. Ni ukuvuga ngo wapima n'udupfunsi 2. Waba ari imbuto ukaba wapima udukombe dutoya 2. Icyo gihe imbuto nizo ugira nyinshi n'imboga nizo ugira nyinshi, ibindi byose ukabigenda ugira duke. Noneho ikindi ukirinda kuba wakoresha amasukari cyane, kuko twazi tuvuga ko amasukari akungahaye kuba yatuma umuntu abyibuha inda. Amasukari ni ukuvuga ngo nimba ari amasukari yo mu mafanta, amasukari yo muri za shokora, za biswi, amasukari aya ngaya akorerwa mu nganda si meza rwose, kuko atuma umuntu ashobora kuba yabyibuha inda. Icyo gihe rero urayareka ukaba uyagabanyije. Noneho rero nimba washoboye kurya bya biryo biri munsi ya 500 cyangwa kugeza kuri 500 ku munsi, saa mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukirinda nanone kuba wavuga ngo nimba ngezemo hagati, nimba nafashe breakfast mu gitondo saa 1, nimba ariko nafashe ifunguro rya mugitondo saa 4 ndashaka kurya wenda agasambusa. Ibyo bintu ukabireka, noneho ukajya uvuga ngo ni 3 ku munsi kadahinduka.
icyo gihe rero nabyo bizagufasha kuba wagabanya inda yawe mu buryo bwihuse. Mu byumweru 6 utangiye kubona igisubizo. Icya gatatu rero ni uburyo ushobora gukora siporo y'iminota 10 ku munsi, ariyo dukunze kwita abdomino. Noneho ukaba wayikora buri munsi udasiba, cyangwa se wenda nimba utabona umwanya byibura 3 mu cyumweru. Noneho icyo gihe bizagufasha kuba wakihutisha kuba wagira mu nda hatoya. Noneho ubushakashatsi bwanagaragaje ko umuntu ukora abdomen byibura iminota 10 ku munsi ashobora kuba yagabanya mu nda hagati ya santimetero 2 kugeza kuri santimetero 5 mu byumweru 6. Ni ukuvuga ngo mu cyumweru kimwe n'igice nimba wambaraga wenda umwenda mu nda ari 35, ni ukuvuga ngo nyuma y'ukwezi n'igice ushobora kuba uri kwambara umwenda ungana ugabanyijeho kuri 30. Nimba ari 35 nambaraga ukageza kuri 30. Aha rero numva ko ari ibintu byihuta bishobora kugufasha kugabanya mu nda vuba kandi utavunitse, udafashe umwanya wawe ngo ufate igihe kinini. Ibintu byoroshye cyane kubikora kandi bikora kuri buri muntu wese, yaba umugabo cyangwa se umugore, umwana cyangwa umuntu ukuze. Kugira mu nda hatoya rero bivuze ngo ni ubuzima bwiza. Urumva tumaze kubona ko iyo umuntu afite mu nda habyibushye cyangwa se inda nini biba bigaragaza ko ubuzima bwe uri mu kaga, cyane cyane nk'indwara twagiye twerekana ko zishobora kuba wazigira bitewe n'uko mu nda yawe ari hanini, cyangwa se ibinure byo ku nda byawe bishobora kuba byakurura izo ndwara. Rero buri wese ndumva yaharanira kugira ubuzima bwiza, ugerageza ibi bintu 3 tumaze kuvuga. Kandi mwibuke ko kubyibuka ariko kose guturuka kuba umuntu yariye. Hari igihe rero umuntu arya ntanamenye ko yariye kubera ko yagiye urya utuntu duto, ariko utwo natwo ni utuntu dushobora kuba twakurura umubyibuho w'umuntu mu bintu atarazi. Rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, naho utaha. Kandi please ukore subscribe uze muri uyu muryango tuganira ku bintu byinshi byiza bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Naho utaha.